Uyu munsi abamishi barenga ibihumbi 370 batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi batuye mu gace kazwi nka Pennsylvania Dutch Country, cyane cyane mu ntara ya Lancaster muri Pennsylvania. Nubwo bakunda kwitandukanya n'ikoranabuhanga kandi bakabaho mu buzima bworoheje, abamishi bakunze kugaragara muri filime, ibiganiro ndetse no mu mateka ya Amerika. Ariko si ubuzima bwabo nyakuri bumeze bute? Nitwa Joshua Mutuyimana, iyi ni Top 250. Wadutera inkunga ukora subscribe kuri iyi channel. Amateka y'abamishi atangira mu kinyejana cya 17 mu gihugu cy'Ubusuwisi. Muri icyo gihe habaye kutumvikana hagati y'amadini yari asanzwe asenga mu idini rya Anabaptist. Bemeraga ko umubatizo ugomba gukorwa n'umuntu wamaze gusobanukirwa ukwemera kwe, kandi akaba ari ubwo ufata icyemezo cyo gukurikira Kristo. Ibi byatumaga banga umuco wo kubatiza impinja. Mu myaka y'igihumbi 1690 ayo matsinda yakomeje kugirana amakimbirane ku nyigisho zitandukanye. Itsinda ryari rikomeye kandi rikurikiza amategeko mu buryo bukomeye ryaje kwitandukanya n'abandi, rishinga umuryango waryo mushya. Uwo muryango waje kwitwa Amish, izina bakomora ku muyobozi wabo witwaga Jacob Amman. Guhera mu myaka y'igihumbi 1710 bamwe mu bamishi batangiye kwimukira muri Amerika y'Amajyaruguru, bakururwa n'ubutaka bwiza ndetse n'ubwisanzure bwo gusenga batabonaga i Burayi. Bageze muri Pennsylvania, nyuma bakirwa no mu bindi bice nka Ohio, Illinois, Iowa ndetse no muri Ontario muri Canada. Mu gihe cyakurikiyeho, bamwe muri bo baje kwinjira mu yandi madini, cyane cyane irya Mennonite. Ariko umuco bakomejeho kubungabunga imyizerere ya kera n'uwo wabaye inkomoko y'abamishi tubona muri iki gihe. Abo bantu bashyira imbere ubuzima bworoheje, kwicisha bugufi no kubaha umuryango. Kimwe mu bitekerezo by'ingenzi bibaranga ni icyo bita Gelassenheit. Ijambo ry'Ikidage risobanura kwicisha bugufi no kudashyira imbere inyungu zawe ukazirutisha za bagenzi bawe. Mu buzima bw'abamishi, umuryango niwo shingiro rya byose, ugakurikirwa n'abaturanyi ndetse n'itorero. Iyi nyigisho niyo ituma banga byinshi mu by'ikoranabuhanga rigezweho. Bemera ko ibikoresho nka telefone, imodoka cyangwa amashanyarazi bishobora gutuma umuntu yigenga cyane, akitandukanya n'umuryango n'abaturanyi. Kuri bo, ubuzima bwiza ni ububamo abantu bafashanya kandi bakabana hafi. Abamishi kandi bemera ko kubaho mu buryo bworoheje ari ugukurikiza urugero rw'abantu bo mu bihe bya Bibiliya. Batekereza ko ikoranabuhanga ryinshi rituma abantu bagerageza kugenzura isi aho kuyoborwa n'Imana. Niyo mpamvu bahitamo ubuzima butagendera cyane ku bigezweho mu isi ya none. Abana b'abamishi bakurira mu miryango bigishwa imyizerere yabo buhoro buhoro. Ariko kuba umunyamuryango wuzuye w'itorero ntibikunda kugeza igihe umuntu abatirijwe. Ubusanzwe ibi bikorwa ku bantu bari hagati y'imyaka 16 na 23. Mbere y'uko bafata icyo cyemezo, urubyiruko barwemera kunyura mu gihe kizwi nka Lamb Spring. Muri icyo gihe bemererwa kureba uko ubuzima bwo hanze y'umuryango wa Amish bumeze. Nyuma bagahitamo niba bashaka gusubira mu itorero cyangwa bakarivamo burundu. Abagera kuri 90% by'urubyiruko rwa Amish bahitamo gusubira mu itorero no kubatizwa. Iyo bamaze kubatizwa, baba bagomba gukurikiza amategeko yose y'umuryango. Ayo mategeko aba akubiye mu gitabo cyitwa Ordnung, gisobanura uko umuntu agomba kwitwara, kwambara no kubaho buri munsi. Nubwo aya mategeko ashingiye ku muco wa kera, si ibintu bidahinduka. Buri mwaka umuryango ushobora guterana ukaganira ku mpinduka zikenewe. Iyo bose babyumvikanyeho, hari amategeko ashobora guhinduka kugira ngo ahuze n'ibihe. Abantu benshi baza abamishi kubera kutemera ikoranabuhanga, ariko mu by'ukuri hari aho bashobora koroshya amategeko kuri iyo ngingo. Hari imiryango yemera gukoresha amashanyarazi ariko avuye ku mirasire y'izuba cyangwa umuyaga, igihe bidahuzwa n'umuyoboro rusange w'amashanyarazi. Hari n'igihe bemererwa gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga z'abandi bantu. Urugero, nko gutega imodoka mu rugendo rurerure cyangwa kwifashisha ibikoresho by'undi muntu igihe bibaye ngombwa. Ibi babikora badateshutse ku mahame yabo y'ingenzi. Ku bijyanye n'amafoto, abamishi benshi ntibatunga kamera zabo bwite, ariko hari bamwe bemera gufotorwa mu gihe bari gukora ibikorwa byabo bisanzwe. Amafoto yo kwiyerekana cyangwa kwifata nk'umuntu udasanzwe akenshi ntibabyemera kuko babifata nk'ubwirasi. Mu rusengero rwabo ntibakoresha ibikoresho bya muzika. Bemera ko ibikoresho nk'ibicurangisho bishobora gutuma umuntu umwe yigaragaza kurusha abandi. Ahubwo bakunda kuririmba boroheje amajwi yabo gusa, cyane cyane indirimbo z'iyobokamana. Abagabo b'abamishi bamaze gushaka bemererwa gutereka ubwanwa,
ariko abasore batarashaka basabwa kogosha ubwanwa bwose. Ikindi kiranga abagabo b'Abamishi ni uko batagira ubwanwa bwo ku munwa wo hejuru, kubera ko mu mateka bwabaga bufitanye isano n'igisirikare kandi bakaba ari abantu batemera igisirikare ahubwo bakita abantu b'amahoro. Abagore bo bambara ibitambaro cyangwa ingofero zidasanzwe bita prayer coverings. Kenshi baba bafite umusatsi muremure cyane kuko gukata umusatsi bitemewe. Ibi ngo babikomora ku nyigisho za Bibiliya zibasaba kwiyoroshya no kwitwikira mu gihe cy'amasengesho. Mu bijyanye n'urukundo no gushyingiranwa bafite itegeko ryihariye. Hari umuco wa kera witwa bundling, aho umusore n'inkumi bashoboraga kurarana mu gitanda kimwe ariko bakabuzwa gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi byari uburyo bwo kugenzura imyitwarire yabo mbere y'uko bashyingiranwa. Abana b'Abamishi barangiriza amashuri yabo mu mwaka wa 8 w'amashuri abanza. Nyuma yaho biga imyuga yo mu rugo nko guhinga, ubwubatsi cyangwa kuboha. Mu mwaka w'1972 urukiko rw'ikirenga rwa Amerika rwemeje ko bafite uburenganzira bwo kudakomeza amashuri nk'uko amategeko asanzwe abisaba. Ibikinisho by'abana b'Abamishi nabyo birihariye. Benshi bakina n'udupupe tudafite amasura. Bemera ko gukora ishusho nyayo y'umuntu bishobora kunyuranya n'imyizerere yabo kandi ko byatuma abana batangira gushyira agaciro ku bwiza bw'inyuma aho gushyira imbere imyitwarire myiza. Muri iki gihe utu dupupe tudafite amasura twabaye kimwe mu bimenyetso by'umuco w'Abamishi. Ba mukerarugendo benshi basura utu turere twabo bakunda kutugura nk'urwibutso. Ibi nabyo byabaye imwe mu nzira umuryango w'Abamishi uboneramo amafaranga. Nubwo ubuzima bw'Abamishi bushobora kugaragara nk'ubugoye ku bantu benshi bo muri iki gihe, bo babona ko ari uburyo bwo kubaho mu mahoro, kwegerana nk'umuryango no gukomeza kubungabunga indangagaciro zabo. Ni umuryango ukomeje kubaho mu buryo bwabo bwihariye hagati mu isi igezweho ihora ihinduka umunsi ku wundi. Reka dusoreze aha ngaha. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Iyi ni Top 250 ngushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibindi biganiro tuzashyiraho uzajye ubibona mu buryo bworoshye.